Ange rero reka mbabwe ko nkiri Dieudonné Imana ishimwe njyewe ndi umugabo Imana yavuzeho ibintu bikomeye kuko nubwo wambwira ko itabaho nyine nakubwira ko ibaho, nubwo wambwira ko idakora nakubwira ko ikora, nubwo wambwira yuko rwose itavuga nakubwira ko ivuga, kandi nubwo wambwira yuko hari abagabo nyankunda cyane muri Bibiliya baravuze ati twebwe nitadukiza ariko nta kibazo turabyizeye neza ko yakora. Ubwo rero sinimvisha uburyo ushobora kuvuga ati ibintu ntabwo bivamo, ariko njye nabonye bivamo umuntu yizera Imana kandi bikavamo. Nabonye umuntu yizera Imana bikavamo, nabonye umuntu ukorera Imana ibintu bikagenda neza, nabonye umuntu wizera Imana ikamukorera ibintu bikomeye ikamuhindurira ubuzima. Rero ubu ntabwo wazumbwira ko Imana itabaho, ntabwo wazumbwira ko abantu b'Imana, reka mbabwire ngo Imana irahari kandi irakora, kandi uko ikora ntabwo ikora nk'abana b'abantu. Ndagira ngo nkubwire neza ko Imana yacu ikora. Reka twigerukire rero mbagezeho ku rutonde rwa bamwe mu bahanzi mukunda n'abapasiteri mukunda. Ni mu kanya gato reka manze mire ku mazi ubundi ngaruke mbagezeho ku rutonde rwa bamwe mu bakozi b'Imana bakomeye hano mu Rwanda, ariko kandi bavuga ari kigana cyangwa se bafite ijambo ryahinduye benshi ndetse bazaniye na benshi kuri Kristo Yesu. Ikiganiro cyari The Gospel Zone, nta wundi rero ni Dieudonné Imana ishimwe, ibyamamare ndetse n'avuga butumwa tugera tubagarukaho. Urumva ko twatangire kwisesengura ndetse tugiye kugaruka cyane kuri amwe makuru kugenda avugwa cyane muri kino cyumweru. Mbitse ko turi mu tariki 16-17 agenda agana ku musozo wa kino cyumweru, ariko nta makuru bagiye aranga iki cyumweru. Ntahari ni kuri gusengerwa. Komeza kugenda ukurikira ayo makuru. Dieudonné Imana ishimwe. Nta wundi rero ni wa mugabo wavuzweho n'Imana uri kugenda ababwira byinshi cyane musiye kugezaho urutonde rwa bamwe mu bakozi b'Imana bakomeye hano mu Rwanda ndetse bafite ubutumwa bagiye babwiriza ubutumwa bukomeye. Urutonde rw'abanzi bagera ku abakozi b'Imana, ndavuga abapastori, ababishop n'abapotre, ariko bafite itafari rikomeye bagiye bashyira ku murimo w'Imana hano mu Rwanda. Reka duhere ku mwanya nk'uko tubikesha ikinyamakuru cyitwa inyarwanda.com. Ku mwanya wa 15 turasanga umwe mu bapasiteri mwita Pastor Mugisha Jackson. Uyu mupasiteri mwita Pastor Mugisha Jackson. Pastor Mugisha Jackson ni umwe mu basore bakoze umurimo w'Imana, batangiye gukora umurimo w'Imana bakiri abasore, barangije gukora umurimo w'Imana bakiri abasore, aza kwimariya, maze kwimariya aza kugera igihe bayoboraga abana bakiri bato, nako abana bo ku ishuri bakoraga umurimo w'Imana. Yakuriye muri groupe bitaga Benekora, yakoraga umurimo w'Imana. Uyu rero ni umwita Pastor Jackson, ayobora itorero ryitwa Spirit Revival Temple, akaba ari umushabitsi mu bijyanye n'ingendo n'ubuhinzi. Akaba yarashinze itorero ryo ku itariki ya 16 Ukuboza mwaka wa 2024. Uwo nta wundi bamwita Pastor Jackson Mugisha, akaba ayobora itorero ryitwa Spirit Revival Temple. Ari ku mwanya wa 15. Mu mwanya wa 14 rero turasanga nde mu bakozi b'Imana? Umwanya wa 15 turasanga nde? Umwanya wa 15 twihuse cyane. Ku mwanya wa 15 turasanga umwe mu bakozi b'Imana bakomeye mwita Bishop cyangwa Pastor Rugamba Albert, ariko yitwa Bishop Rugamba Albert. Ayobora itorero ryitwa Bethesda Holy Church, akaba yatangiriye rero umurimo w'Imana mu mwaka wa 1999. Aza gutangira umurimo w'Imana rero, yagize umushumba w'umudugudu muri ADPR mwaka wa 2001 mu Rukurazo kugeza mwaka wa 2004. yahavuye rero atangiza itorero rye ku itariki ya 15 Kanama mu mwaka wa 2004, akaribwo yashinze Bethesda Holy Church. Urumva rero ko uyu mukozi w'Imana abimazemo igihe bamwita Bishop Rugamba Albert. Ku myanya 15 ku bakozi b'Imana bavuga ariko iyana cyangwa se bafite
influence ikomeye hano mu Rwanda. Ku mwanya wa 13 turasanga nde cyangwa se ku mwanya wa 14, tumaze kubabwira ku mwanya wa 13, wa 14, ku mwanya wa 13 turasanga umwe mu bishop bafite ijambo bamaze igihe abantu barizwa ari ahantu bita i Kanombe, baramuze mwita Pastor Emmanuel Karemera. Nawe n'umwe mu bapasiteri bakomeye yashinze itorero ryitwa Kanombe Living Word Church. Akaba rero ari umwe mu bapasiteri bakomeye bashinze bakora umurimo w'Imana hariya. Ku mwanya wa 12 tuhasanga umwe mu ba bishop bazwiho gukoreshwa ibitangaza mwita Bishop Bosco Harerimana. Ku mwanya wa 11 tuhasanga Prophet Ernest Nyindekwe, n'umwe mu bagabo bafite amateka akomeye, tuzagenda tugarukaho nanatwemerera, nubwo adakunda kubivuga cyane, ariko ni umuyobozi mukuru wa Groupe Prophétique Diaspora, akaba n'umuhanuzi uzwi cyane, ndetse akaba afite n'urusengero cyangwa se itorero hano mu mujyi wa Kigali, ndetse akaba azwiho cyane mu ngendo zitandukanye, agenda avuga ubutumwa hirya no hino. Hano rero ku mwanya wa 10 turasanga umwe mu pasiteri bakomeye mu itorero rya ADPR, nta wundi mwita Pasiteri Zigirinshuti Michel. Uyazwiho cyane, njyewe nigeze gutungurwa cyane igihe nabonaga uyu mupastori avuga ubutumwa Imana yamuhaye. Buriya ntabwo nari nzi ko Pasiteri Zigirinshuti ari umuhanuzi ukomeye, ariko naje gusanga ari umuhanuzi ukomeye, yari afite ubuhanuzi bukomeye. Ariko ikindi kintu mukundira Pasiteri Zigirinshuti, iyo agiye kugukebura ntabwo aca ku ruhande, agira atya, abwiriza ijambo rikomeye. Ariko nubwo rimba yaragiye mu zabukuru, nimba byaragenze bita, ariko aracyabwiriza ubutumwa. Ariko mu itorero rya ADPR nyine ntabwo byaje gukunda neza, ariko aracyari muri iryo torero, ntabwo aradekarara ko yarivuyemo. Ku mwanya wa 10 cyangwa se ku mwanya wa 9 turasanga Apotre Sostene Serukiza. Uyu ni umwe mu bapasiteri bamenyekanye cyane muri iki gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu gihugu cy'u Burundi, aho azwiho cyane mu ndirimbo z'ibisirimba, ndetse akaba ari umwapotre avuga ko Imana yamugareye mu Rwanda. Ayo makuru se mwari muyazi? Imana yamugareye mu Rwanda kuko yamuhaye iyerekwa ry'uko ikintu bita ububyutse bugiye gutangirira mu Rwanda. Yanga vize kujya muri Amerika, yanga ibintu byose, aravuga ati jewe Imana yantumye kugaruka mu Rwanda, akongera gutangiza itorero ryanjye rigakorera mu Rwanda, ariko kandi ngomba kuba umwe mu bazagira imbarutso y'ububyutse mu gihugu cy'u Rwanda. Yabitangaje ejo bundi ubwo yahuraga mu itsinda rikomeye rihuramo abashumba batandukanye, nibwo yatambukije ubuhamya cyangwa se yatambukije yuko we icyamugaruye mu Rwanda, ibyangombwa byose byari byabonetse byo kujya muri Amerika, ariko aravuga ngo kuko Imana yambwiye ko ngomba kugaruka mu Rwanda kugira ngo ububyutse butangire mu Rwanda, kuko ari wagiye gutangirira ikintu bita ububyutse bukagera kure bugakwira isi, buhereye mu Rwanda. Ububyutse bugendanye n'itorero, bugendanye n'umurimo w'Imana. Urumva rero umuntu wahare wo guhara agahara kuba yajya muri Amerika, ariko kujya muri Amerika bamwe bafata nk'ibintu bikomeye cyane, ariko we yaravuze ati jewe Imana yarampamagaye kandi ngomba kuyikorera. N'umushumba uyobora itorero ryitwa Guérison des Âmes, ubu riri gukorera mu Karumuna, niho riri gukorera muri Kanzenze, akaba ariho rero iri torero riri gukorera. Afite amashami atandukanye rero, akaba rero yarigeze no kuba akorera mu gihugu cy'u Burundi. Akaba rero ku mwanya wa 8 tubasanga wita Bishop Professeur Fidel Masengo. Fidel Masengo rero akaba ahagarariye amatorero yose ya Foursquare Church hano mu Rwanda. Umuprofete, ntabwo ari profete ubwo ni bishop, akaba ari Bishop Fidel Masengo, n'umwe mu bishop afite ijambo ry'Imana, ni umwanditsi, akaba n'umuprofeseri mu bigo bitandukanye, n'umwarimu muri kaminuza, n'umwe mu bapasiteri bayoboye itorero ryitwa Foursquare Gospel Church of Rwanda. Ni umwanditsi rero w'ibitabo, akaba n'umwe mu bakozi b'Imana, akaba afite urusengero rukomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ku mwanya wa 7 turasanga Pastor Desire Harerimana. Pastor Desire Harerimana rero ni umuyobozi w'urubuga rwitwa agakiza.com, akaba rero afite
n'ibindi bikorwa akora, akaba azwiho cyane kuba ari umumisiyoneri, akaba ari umuyobozi, umupasiteri wazwa mu itorero rya ADPR hano mu Rwanda, akaba amaze imyaka 40 abarizwa mu itorero rya ADPR. Yatangiye rero ivugabutumwa afite imyaka 10, atanzweho icya 10 ku bamisiyoneri mu Burundi, azwiho gutanga inyigisho z'ijambo ry'Imana ku mbuga nkoranyambaga ndetse zitandukanye. Akaba rero ari pasiteri Desire Harerimana. Ku mwanya wa gatandatu turasanga Bishop Rugagi Innocent. Uyu Bishop Rugagi Innocent muramuzi cyane, afite itorero ryitwa Redeemed Gospel Church, akaba mu minsi ishize ari muri Canada, ubwo bakari hano mu Rwanda, ndetse by'umwihariko akaba ubwo bari guteranira ahantu bita mu Ruhango aho itorero ryakomotse. Ku mwanya wa gatandatu turasanga uwita Prophet Ndahimana Claude. Bibutse ko uru rutonde rwakozwe na kimwe mu binyamakuru, cyangwa turukesha kimwe mu binyamakuru bya hano mu Rwanda mwita ni ikinyamakuru cyitwa inyarwanda.com, hakaba dukesha ino nkuru, ariko kandi bukaba bwakoze mu bushakashatsi. Ku mwanya wa gatanu rero tuhasanga Pastor Claude Ndahimana, akaba ari prophet, nawe akaba amaze igihe kinini, akaba afite itorero ryitwa Solo Healing Revival Church. Nabitsa ko ari umwe mu bapastori ndetse ari mu baprofeti bakunda kugaragaraho gukoreshwa ibitangaza. Ku mwanya wa kane tuhasanga umwe mu bapasiteri bakomeye, ariko ugifite pasiteri cyangwa se ufite titire isanzwe kuvuga ngo ari pasiteri, bamwita Pastor Senga Emmanuel. Muramuzi cyane, azwiho cyane mu kwigisha amakupre cyangwa se kwigisha abantu b'imiryango, kandi ni umwe mu bapasiteri batagira indimi, bavugisha ukuri kwinshi cyane, ariko ukuri kw'ijambo ry'Imana. Bamwita Pastor Senga Emmanuel. Ubu ngubu akaba ari kubarizwa mu gihugu cy'Ubufaransa, ariko kandi akaba abarizwa mu itorero rya Eglise Vivante. Ubu ngubu rero ari kubazwa muri Eglise Vivante. Tuganuke ku mwanya wa gatatu tuhasanga Apotre Joshua Masasu. Muramuzi cyane, ni intumwa bita Joshua Masasu, akaba ari umwe mu bapasiteri badakunda cyane kugaragara cyane mu by'itangazamakuru cyangwa kuri social media, ariko bapasiteri bafite imbaraga cyane, abantu basengera iwe bakunda kumwita papa cyangwa se umubyeyi. Akaba rero nta wundi ku mwanya wa gatatu hazaho Apotre Ndagijimana Joshua Masasu, niwe washinze itorero ry'isanamitima ryitwa Evangelical Restoration Church. Ku mwanya wa kabiri nta wundi tuhasanga, mwita Apotre Paul Gitwaza, afite itorero ryitwa Zion Temple Celebration Center, akaba ari umuyobozi mukuru rero wa rino torero. Muramuzi cyane, mwita Apotre Paul Gitwaza, akaba ari umuhanuzi ukomeye ukunda guhanura ibintu bikomeye, ndetse ugira n'iyerekwa rikomeye. Akaba afite iyerekwa cyane ry'igitero cyiswe Afrika Haguka. Ku mwanya wa mbere rero turasanga Antoine Rutayisire. Muramuzi cyane, Antoine Rutayisire ni umupasiteri udakunda kurya indimi, akunda kuganira n'abantu bari bo bose, ndetse kandi akunda kugaragara ku mbuga nkoranyambaga. Mbibutse ko rero ari abapasiteri 15 cyangwa se bagera ku 10, ndetse no kugera ku mwanya wa 15 mu bashumba b'abapasiteri n'intumwa b'abagabo bavuga rikijyana hano mu Rwanda, nubwo hano bakaba byanditse ko ari abantu b'abapasiteri bakozi b'Imana bagezweho. Ntabwo ari kugerwaho gusa, ahubwo nuko ari abapasiteri bafite inyigisho nyinshi kandi zikomeye. Reka tunyarukire rero ku bahanzi bo, turanyereye ku rutonde rw'abahanzi bagera kuri 20 bose, ariko bafite ubutumwa cyangwa se ibihe byose hano mu Rwanda. Ku mwanya wa 20 turasanga umuhanzi bita Josh Ishimwe. Bitse ko rero urutonde rwose ruri kugenda tubagezaho ari urutonde rw'abahanzi rwavuzweho cyane, urutonde rw'abahanzi bakomeye. Abahanzi rero akaba abahanzi b'ibihe byose. Ku mwanya wa 20 turasanga Josh Ishimwe. Ku mwanya wa 19 turasanga Krizo Ndasingwa. Ku mwanya wa 17 tuhasanga Papa Jesus. Uwita Papa Jesus rero ni umwe mu bahanzi bakomeye, wenda bamwe bashobora kuba batamwibuka, ariko ririmbye akarimbo kavuga ngo Papa Jesus tu m'aimes,
Merci Seigneur, tu m'as sauvé. Mwanya wa 16 turasanga umwe mu baraperi cyane cyangwa se ba pioneer ba rap cyane cyangwa se ba gospel rap hano mu Rwanda, amwita Bright Patrick. Akaba rero nawe yaragize itafara ashyira cyane kuri gospel industry hano mu Rwanda ku bigendanye na muzika. Ku mwanya wa 16 turasanga Simon Kabera ari ku mwanya wa 15 mu avuga rikigera cyangwa se mu bahanzi ibihe byose. Ku mwanya wa 14 turasanga Bosco Nshuti. Ku mwanya wa 13 turasanga Patient Bizimana. Ku mwanya wa 12 turasanga Gentil Misigaro afite indirimbo nkunda cyane, avuga ati biratungana ibintu byose y'Uwiteka bigezemo bitabiba très bien ibintu bita bitungana cyane. Nanone kandi ku mwanya wa kangahe, ku mwanya wa 11 tuhasanga Prosper Nkomezi. Ku mwanya wa 10 tuhasanga Dominique Ashimwe. Ku mwanya wa 9 tuhasanga Serge Iyamuremye. Ku mwanya wa 8 tuhasanga Bigizi Gentil, muramuzi cyane. Ku mwanya wa 4 tuhasanga Richard Ngendahayo, uyu nguwa indirimbo y'ibihe byose cyane bita niwe indirimbo nta muntu utayibuka. Ku mwanya wa 6 turasanga Tasete Tusevuze ati mpisha mu mababa Satana Mana wongera umpishe pe, ndabyibutsa. Akosubwo koko wasabye Imana ikaguhisha samwe wasabye Imana ikaguhisha. Yararimbye ngo mpisha mu mababa Satana atamfata, ninyura mu mubiriro nta yambwiye ko ntacyo nzaba ninyura mu mazi ninyura mu mazi shaka wasaba Imana ikaguhisha. Yavuze ngo misha mu mazi umwe ko atazantembana. Ku mwanya wa 5 tuhasanga Adrien Misigaro. Ku mwanya wa 4 tuhasanga Aimé Uwimana. Yavuze ati Uwimana afite n'akandi karimbo nkunze ati iminsi yose ku misozi yose yakomeje kuzamuka wanshoboje kuzamuka n'amataba nanyuzemo. Gufite ijambo ryo kukubwira ko mu bintu byose bagiye unyuzamo ibyo wagiye unsimbutsa, abantu bantegaga ibintu by'ibitega, abantu bagiye bagera guti ibintu byose bagiye ungorera n'ibyobo byose bagiye unsimbutsa. Ndakubwiye ngo ushimwe, thank you, warakoze cyane kuba waranditse ukagenda unsimbutsa. Yarembye n'indi ndirimbo y'ibihe byose aririmba ngo iminsi yose yo kubaho kwanjye nzunamurira amaso ku Uwiteka. Akafite n'indi ndirimbo rero ibihe byose. Umwanya 3 tuhasanga Alexis Dusabe. Yarembye ati njya niringira ko nzahagarara imbere ye, nta soni nzaba mfite ntabwo banamba, nta n'ikimwarohoya nzamuhangara mu maso mutumbire. Yarembye indirimbo nziza. Ku mwanya wa 2 tuhasanga Israel Mbonyi. Israel Mbonyi amaze kuba icyamamare gikomeye. Yarembye ati ni Nasiri naye Yesu. Hana kari karimbo ati yaratwimanye uwo Yesu. Ku mwanya wa 2 tuhasanga icyamamare gikomeye mwita Theo bose babireba. Icyamamare wow, mwita icyamamare gikomeye mwita Theo bose babireba. Ati kubita utababarira ngo yewe Mana ngo nurwane inkundura, Mana ngo nurwanye inkundura rwose. Hari ibintu biba bimeze nabi, ungwanira inkundura urebe ibintu nkuriraho ukubite utababarira. Bibutse ko rero mu bitaramo bikomeye bizaba urutonde rw'abahanzi 20 b'igitsina gabo bafatwa nk'abibihe byose hano mu gihugu cy'u Rwanda. Bibutse ko rero ngiye nkiri